Amahoro amahoro God's people, bwoko bw'Imana muhereye hirya no hino ku isi, bari muri Afurika yose, abumvi Kirundi, Kinyarwanda, abari muri Amerika, bwoko bw'Imana muboneka mu Burayi, God's people muboneka Aziya, Australia. Amahoro y'Imana nabane namwe mubiheshwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Nyirizina n'ubundi muri kumwe na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Natazi mu kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Irera Tijwane buri munsi. Uko ikiganiro kije kitarimo kisubiramo mu nyigisho cyangwa mu ntego tuba dushaka gusobanuraho nyirizina, yego niho usanga n'ubundi hari amatariki musanga tudafiteho kino kiganiro, nuko iyi nyigisho ibiri muri icyo kiganiro cyo kuri iyo tariki iba yaratambutse mu yandi mateka yahahise, ugasanga kugira ngo tuyasubiremo kubwo gukoresha igihe cyacu neza, kuko dufite byinshi byo gukora icyo gihe, tukimuka tukarindira andi mateka azahuza n'isomo rishyashya. Kuri Irera TV buri munsi twiga Bibiliya, kandi intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Katurebere hamwe incamake y'amateka aranze itariki 29 z'ukwa kabiri. Muri aya mateka turabonamo Patrick Hamilton watwitswe ku giti bitegetswe na karidinari mu kwihorera abaprotestanti bishe umukaridinari. Muri kino kiganiro kandi tumenya amateka mu iyobokamana, turabonamo uburyo dukwiriye kwitwara mu gihe twagiriwe nabi nka God's people cyangwa ubwoko bw'Imana. Nyirizina kuri Irera TV twifashishije igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye nyirizina icyo dukwiye gukora, icyo dukwiye kubahiriza nk'uko Imana yabigennye ku bwoko bwayo. Niho n'ubundi kandi ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko Yesu Kristo atarapfira abantu, atarapfa ngo acungure abantu. Ubwoko bwa Isiraheli bwabonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa n'ubundi, yego ubwoko bw'Imana n'ubundi hamwe no kuyoborwa n'umwuka w'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Rero ni byiza cyane ibyo twiga kugira ngo tutabyihererana. Niyo mpamvu ari igihe umuntu afata agakarama akandika ibishyashya bigeze mu matwi ye cyangwa mu byigisho yize, kugira ngo yandike nawe azabyifashisha asobanukirwa biruseho, ndetse harimo no kwigisha n'abandi. Tugiye kurebera hamwe amateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki n'ubundi, ariko turareba ese abantu batambutse mu gihe cyari amateka bakoraga ibyo Imana ishaka cyangwa bari barimo kunyuranya n'icyo Imana ishaka. Twebwe tumenye nyirizina icyo bari barimo bakora, tureba icyo Imana ishaka yuko dukora, tubyemejwe n'igitabo cya Bibiliya icyo kibivugaho cyangwa icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Tugiye kurebera hamwe amateka ku buryo burambuye ku ya 29 Gashyantare mu mwaka w'igihumbi 1528. Patrick Hamilton umuyoboke wa Martin Luther, yego wari waragarutse mu gihugu cye cya Scotland kugira ngo abwirize ivugurura, yatwitswe ku giti bitegetswe na karidinari David Bitton, yego David Bitton, yego mu kwihorera abanyacyubahiro b'abaprotestanti bishe umukaridinari. Aya mateka twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Nyirizina tujya kureba aya mateka, turasanga hari uwishwe azira kuba arimo kuvuga ubutumwa bwiza uko buri, ariko amaze kwicwa hari abagaragaye yuko ari abakuru b'abaprotestanti cyangwa abanyacyubahiro b'abaprotestanti, nabo baragenda bica umukaridinari, dore ko uwishwe nawe yari yishwe n'umukaridinari, abandi nabo bajya kwihorera bica umukaridinari. Ahangaha haraza kugaragaramo ikibazo. Abangaba nimba uyu Patrick yishwe n'umukaridinari, ntibivuze ngo abaziranye cyangwa abari ku ruhande rwa Patrick ngo nabo bajye kwica. icyo ngicyo ntabwo ari ukuri, ntabwo nta kuri kw'ijambo ko birimo, ahubwo harimo gukora
hatabayeho kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Ni ukuvuga ngo n'ubundi wabikoze ibi ngibi akajya kwihorera ajya kwica, ntabwo yari ari mu murongo w'icyo agomba gukora, ntabwo yari ari mu murongo wo kumvira Imana. Tugiye kureba icyo Bibiliya bivugaho, iki jambo rivuga, kugira ngo tutaza kugaragara yuko twazanye ibisobanuro nk'ibisobanuro byanjye ku giti cyanjye, ahubwo turi iki jambo ribivugaho. Ariho twari turimo tureba tuti tugiye kureba igisobanuro cy'uburyo dukwiye kwitwara mu gihe twagiriwe nabi nk'ubwoko bw'Imana, cyangwa twagiriwe nabi nka God's people. Turasanga ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 5 umurongo wa 38 kugera ku wa 42 hagira hati: mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa irindi n'iryinyo rihorerwa irindi, ariko njyeweho ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi. Hano batweretse ku mpande ebyiri, batweretse ko mu mategeko ya Mose cyangwa mu mategeko Mose yahawe hamwe n'Abisiraheli bose, hari harimo yuko umuntu wamennye ijisho undi nawe bamumena ijisho. Yego, turasanga kandi nimba umuntu akuye undi iryinyo nawe bamukura iryinyo, nguko uko amategeko yari ameze. Ariko Yesu Kristo ubwo yaraje, habayeho guhindura amategeko arahinduka. We yaje avuga ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwa irindi n'iryinyo rihorerwa irindi, ariko njyewe ndababwira. Yesu Kristo ariko avuga ngo ariko njyewe, birumvikana yuko agiye kuvuga igitandukanye n'icyambere cyo kwihorera. Yego, ngo ariko njyeweho ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi. Ugukubise urushyi mu musaya w'iburyo umuhindurire n'uw'ibumoso. Hano Yesu Kristo arimo kwigaragaza yuko ibyo kwihorera byo byakuweho. Uza kukugirira nabi udakwiye kugenda nawe umugirire nabi. Nk'uko muri amateka Patrick nimba yishwe, ngo noneho na bagenzi be ngo nabo bagiye kwica muri ba bandi babiciye. Yesu Kristo arimo kubibuzanya yuko bidakwiriye muri ubwo buryo. Nimba bamwishe, yego, icyo gikorwa kibaye be kujya kucyitura ba bandi bagikoze. Yego, ariho yavuze ngo ariko njyewe ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi. Ugukubise urushyi mu musaya w'iburyo umuhindurire n'uw'ibumoso. Umuntu nashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe umuhe n'umwitero. Yego, ugutegetse kujya mu gikingi, ugutegetse kujyana nawe mu gikingi kimwe umujyane no mu cya kabiri. Ukwaka umuhe kandi ushaka kugutira numwerekeze umugongo. Hano Yesu Kristo yarimo yerekana yuko nimba umuntu akugiriye nabi udakwiriye nawe kumugirira nabi. Nimba umuntu akurakariye ngo nawe umurakarire, nimba umuntu aguhemukiye ngo nawe umuhemukire. Yesu Kristo yarimo avuga ngo ariko njyeweho ibyo ngibyo nibyo ndimo kubabuza, yuko nimba umuntu akumena ijisho nawe uvuge ngo uramumena ijisho. Yego, nicyo ngicyo yari arimo kurwanya. Ahubwo araza agaragaza yuko ukugiriye nabi, yego, udakwiriye wowe kumugirira nabi, nta kibi ukwiriye kuba wagira gute kumukorera. Ahubwo nimba akomeje no kubikugirira nabi, nawe ntabwo wakagombye guhindukirana nawe ngo umugirire nabi. Ariho ijambo hano muri Luka n'ubundi rigenda ribivugaho, ibice 6 umurongo wa 27 no 28 avuga ngo ariko ndababwira mwebwe abumva, mukunde abanzi banyu, mugirire neza ababanga, mwifurize neza ababavuma, musabire ababangiriza. Ijambo Yesu Kristo akomeje yerekana yuko abanzi banyu mugomba kubakunda, mutagomba kubanga nyirizina. Icyo gihe rero niba kugiriye nabi umwanzi wawe, n'ubundi ikimuturukaho kikugeraho kiza kitari cyiza. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe barimo kukugirira nabi uba ugomba kumukunda. Kumukunda ntabwo
ubikora cyangwa ntabwo bigaragaza, ntabwo biri buze guhura no kujya kugira gute kumuhemukira nawe, oya, ahubwo ukugiriye nabi mukunde kandi umwereke ineza y'Imana. Niho ijambo ry'Imana rigenda ribyerekana yuko icyo ngicyo wowe ukoze gishobora kumutera kwibaza impamvu arimo kuguhemukira, yibaza impamvu wowe utarimo kumuhindukirana ngo umuhemukire. Aza kumenya kwibaza ati se ubundi uyu muntu ni muntu ki? Kwa gukurikirana kumenya uwo uri we nyirizina, araza gusanga n'ubundi urimo kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Naza kubona icyaguteye izo mbaraga zo kwitwara gutyo, ashobora kugira gute? Ashobora kuba yewe yavuga ati nkeneye imbaraga nanjye zinshoboza kuba nakwihangana kuri kiriya kigero cyangwa kuri ruriya rugero. Ngayo nguko rero birakwiye yuko ubwoko bw'Imana utaza kwitura inabi wagiriwe, ahubwo uwakugiriye inabi umukunde kandi umwereke n'ineza y'Imana yuko urimo kuyoborwa n'umwuka w'Imana cyangwa gukora kw'Imana kuri muri wowe. Yego rero nyirizina tubone yuko kwihorera cyangwa kuza kwaka inyishyu y'ikintu runaka atari ibikwiriye nyirizina. Ndabashimiye bwoko bw'Imana God's people, buri munsi twiga Bibiliya ku murongo wa Irera TV1. Wowe uri mushyashya kandi subscribe kugira ngo duhorane twiga Bibiliya tureba icyo tugomba gukora kandi twubahiriza, yego, nk'ubwoko bw'Imana. Nk'uko mateka twamaze kwiga twabonye yuko bariya abanyacyubahiro b'abaprotestanti bihimuye cyangwa bihoreye biriya ntabwo bikwiriye, kandi sinako umwuka w'Imana tuyobora kuba twabikora muri buriya buryo. Ahubwo tugomba gukunda abanzi bacu kandi tukagirira neza abatwanga, yego, tukifuriza ineza abatuvuma kandi tugasabira abatwangiriza nyirizina. Yego rero ndabashimiye ubwoko bw'Imana. Intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Buri munsi twiga Bibiliya kuri Irera TV1 kandi hamwe no kuyoborwa n'umwuka w'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhuza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Ndabashimiye. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe, mubeshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Murakoze cyane.